Muraho neza abakunzi bacu bahora badukurikira umunsi ku munsi. Iyi ni ya YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV, aho tudoje gukosora ikizami kiba cyakozwe. Murabizi ibibazo biragaruka kugira ngo turabone imyitozo ihagije kugira ngo nitujye ngo tuzatsinde ku manota hejuru kandi bitatugoye. Ikintu usabwa ujya ahantu hatuje, ugafata agapapuro, ugafata agakaramu, ukagenda wandika igisubizo cy'ukuri ku gapapuro. Murabizi ikibazo kimwe cyo gifite ibisubizo bine, ukagenda uhitamo icy'ukuri ukacyandika ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uraza kugira kuri 20. Murabizi bakora kuri 20, ariko niba uri hafi gukora ukaba ushaka gukora rimwe ugahita utsinda, ikintu nakubwira ujya aho hantu handitse subscribe ukakanda kugira ngo ikintu cyose nkizeho ujye uhita ukibonera ku gihe. Murabizi ikintu cyose nkizeho, yaba isomo nkiraho, yaba ikizame kiba cyakozwe nkiraho, yaba biriya bibazo nkunda gupostinga biba biri gukunda kugaruka mu kizame, ibintu byose ncyaba ari byo kugira ngo ujye gukora rimwe uhita utsinda. Muri comment nabonye abantu benshi bari kumbwira ko bakoze rimwe bagahita batsinda. Ni wowe utahiwe, ikintu ubusabwa ukanda subscribe hasi, najya nshyiraho ikintu ugahita ukibonera ku gihe utarindiye ko bagenzi bawe aribo bagusharinga link. Mbibutsa ko ushaka kode cyangwa ushaka kwiga mu buryo bwa online uratwandikira cyangwa ukaduhamagara kuri 0789 935 tukabigufashamo. Iyo ushaka kode mu minota 3 umaze kuyibona, twaba tumaze kugushakira kode, tukaba tubonye ko hari umunyeshuri wacu uri kwitegura gukora ikintu cyose cyagufasha, tukajya tugiguhera ku gihe. Kwiga mu buryo bwa online ho ikintu ukora uduha amasaha abonekaho ku munsi, ukatubwira ati wenda mboneka saa 3 z'ijoro kugeza saa 5 z'ijoro. Ayo masaha turaboneka tukakwigisha, wazagerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda. Rero mutwandikire cyangwa muduhamagare ku izo nimero muri kubona, asigaye ibyo byose tubafashemo. Murabizi gahunda yacu no kugira ngo dukore rimwe kandi duhite dutsinda. Ndakeka ko mwamaze gufata udupapuro, ndakeka ko mwamaze gufata udukaramu. Reka dutangire n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere cyabaza ngo iki cyapa cyerekana. Iki cyapa cyerekana iki? Hano ibisubizo bine baba baduhaye, ariko turamaza turebe ese kino cyapa kimeze gite. Kino cyapa rero gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Hitegereza neza, kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa biburira. Niba utari wareba iyo video y'amoko atanu y'ibyapa byo ku mihanda narayibakora imeze neza, ushaka kuri YouTube channel yanyu uyirebe. Numara kuyireba nta kibazo cyerekeye ku byapa kizongera kukugora. Ese kino cyapa cyerekana iki? Hano ibisubizo bine baba baduhaye, urahitamo kimwe cy'ukuri ucyandike ku gapapuro. Iravuga ngo ifungana ry'umuhanda, mbeka ngo umuhanda unyerera, seka ngo umuhanda utaringaniye, mbeka ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye? Ndatekereza ko amaze guhitamo igisubizo cy'ukuri, ndatekereza ko amaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi. Ubonye ngiye kuvuga igisubizo cy'ukuri utari wamara kugihitamo, uhagaritse video kugira ngo uze kureba ko amanota tugize kuri 20 ariyo wari kugira mu kizame kiba cyakozwe. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni de, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ubundi kino cyapa kiba kivuga ko hari icyako kidasobanuye ukundi. None mwa bino bisubizo bine baduhaye, hari icyo uri kubona cyanditseho ngo icyako kidasobanuye ukundi? Ntacyo. Niyo mpamvu hano igisubizo cy'ukuri ari de, nta gisubizo cy'ukuri kiri mwa bino bisubizo bitatu bya mbere baduhaye. Ndakeka ko rero uramaze guhitamo de, ndakeka ko uramaze kuyandika ku gapapuro. Mbibutsa ko ushaka gukora rimwe ugahita utsinda, ujya aho hantu handitse subscribe ukakanda. Ikintu cyose nkizeho aba ari icyagufasha kugira ngo ujye mu kizamu ukore rimwe uhita utsinda. Cyaba ikizame mba nashyizeho, yaba amasomo ngenda ashyiraho, yaba biriya bibazo ngenda postinga, kugira ngo ujye uhita ubibona ku gihe. Niba uri ushaka gukora rimwe ugahita utsinda, niba uri hafi gukora ujya aho hantu handitse subscribe ukahakanda. Najya mbishyiraho nturindire ko bagenzi bawe bagusharinga link. Bibutsa ko ukeneye kode cyangwa ukeneye kwiga mu buryo bwa online, wowe duhamagare kuri 0789 tubigufashemo kandi tunagukurikirane mpaka uvuye gukora ugahita utsinda. Nabonye abantu benshi muri comment bambwiye ko bakoze rimwe bagahita batsinda, ni wowe utahiwe. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo ibyapa biburira bibereyeho kumenyesha umugenzi. Hano bari kuvuga umugenzi, ntago bari kuvuga umunyamaguru, ahubwo bari kuvuga umuyobozi w'ikinyabiziga. Rino jambo umugenzi mujye mureba ukuntu barikoresheje mubone uhitamo igisubizo cy'ukuri, ariko akenshi bawe bakoresha ijambo umugenzi bari kuvuga n'ubundi umuyobozi w'ikinyabiziga. Iravuga ngo ibyapa biburira bibereyeho kumenyesha umugenzi ko hari icyago, beka ngo ko hari icyago kidasobanuye ukundi, se ikavuga ngo imiterere y'icyago gitunguranye, ndeka ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. None wowe hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye?
ndatekereza ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndatekereza ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano rero igisubizo cy'ukuri nta kindi, bino byapa biburiya bibereyeho kumenyesha umugenzi ko hari icyago. Murabizi niba uri kugenda mu nzira nyabagendwa ukabona wenda icyapa kikubwira ko hari ifungana ry'umuhanda, baba bakubwiye ko hari icyago ushobora guterwa nuko utamenye ko hari ifungana ry'umuhanda, rero bakabikubwira kare ko hari icyago kugira ngo umenye ingamba urafata, zaba izo kugabanya umuvuduko cyangwa izindi ushobora gufata kugira ngo wirinde icyo cyago. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo ibyapa by'inyongera bishobora kumenyesha. Murabizi niyo video y'amoko 5 y'amoko y'ibyapa by'inyongera namaze kwibakorera, saba kuri YouTube uyirebe kugira ngo umenye ese bino byapa by'inyongera biba biteye bigute, biba bimenyesha iki. Ariko niba warayirebye reka dukosore kino kibazo. Aravuga ngo ibitegetswe byihariye gusa, beka ngo ubugerure cyangwa amarenga amategeko rusange cyangwa ibibujijwe ndetse n'ibitegetswe byihariye. Se ikaba ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. Iyo bavuze ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri bashufasha kuvuga ngo A iraba ari igiso cy'ukuri ndetse na B iraba ari igiso cy'ukuri. Iyo wahisemo A gusa nayo iba ari igiso cy'ukuri ariko uba wagizeho 0. Iyo wahisemo B gusa nayo aba ari igiso cy'ukuri ariko uba wagizeho 0. Uba ugomba guhitamo inyuguti ivuga ko A na B ari ibisubizo by'ukuri iyo icyo gisubizo ari cyo. Kuko murabizi ni system ibiri kugugosora, hari abantu bajya bambaza se nta n'igice baguhaho, nta n'igice baguhaho uba wagizeho 0. Deka ngo nta giso cy'ukuri kirimo, aho washatse kuvuga ngo A ntabwo ari igiso cy'ukuri, B ntabwo ari igiso cy'ukuri ndetse na C ntabwo ari igisubizo cya nyacyo. Hano urabona igiso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Ndakeka ko bamaze kugihitamo, ndatekereza ko bamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni B, ubugerure cyangwa amarenga amategeko rusange cyangwa ibujijwe ndetse n'ibitegetswe byihariye. Ndakeka ko rero baramaze guhitamo B, ndakeka ko baramaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 4, kirabaza ngo igice cy'inzira nyabagendwa kigarukira ku 200 yera icagaguye ibangikanye kandi gifite ubugari budahagije kugira ngo imodoka zitambuke neza kiba ari. Igice cy'inzira nyabagendwa cyangwa se mu zindi ndimi igice cy'umuhanda kigarukira ku 200 yera icagaguye ibangikanye kandi gifite ubugari budahagije kugira ngo imodoka zitambuke neza. Ese kiba ari iki? Ari bavuga ngo ahanyurwa n'amagare na volomoteri, beka ngo ahanyurwa n'ingorofani, seka ngo ahanyurwa n'ibinyamitende, beka ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Ese wowe hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kihe mwa bino bisubizo bine baduhaye? Ndatekereza ko igiso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndatekereza ko igiso cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni C, ahanyurwa n'ibinyamitende, wenda ahanyurwa n'amagare cyangwa n'utundi tunyamitende. Murabizi ntabwo ibinyabiziga wenda nk'amagare aba afite, murabizi ku gice cy'umuhanda naho nayo aba afite aho anyura. Kubera iki ahubwo? Kubera iki amagare agira akayira kayo ariko nka moto ntizibe zagira agahanda kayo mu gice nyabagendwa cy'inzira? Rero ndakeka ko uzi impamvu nuko za moto ziba zifite moteri, zo ziba zemerewe kuba zagenda hamwe n'imodoka, ariko nk'amagare cyangwa n'utundi tunyamitende tuba tugomba kugira inzira yarwo kuko tuba dufite moteri yoroheje cyane cyangwa se zikaba nta na moteri zigira. Niyo mpamvu ziba zigomba kugira kino gice cyazo. Rero kiriya gice kiba kivuga ko hanyurwa n'ibinyamitende. Ndakeka ko ramaze guhitamo rero se, ndakeka ko ramaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 5 kikabaza ngo ubugari bwa romoroki ntiburenze ubugari bw'ikinyabiziga kikurura iyo ikuruwe n'ibinyabiziga bikurikira. Ibihe binyabiziga? Aravuga ngo igare, beka ngo volomoteri, seka ngo pikipiki ifite akanyabiziga kometse ku ruhande rwayo, beka ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye? Ndakeka ko bamaze guhitamo igiso cy'ukuri hano, ndatekereza ko bamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni C, ipikipiki ifite akanyabiziga kometse ku ruhande rwayo. Hari igihe bakiguhaye kino kibazo neza kimeze gutya ariko bakavuga ngo ipikipiki idafite, uzahita uvuga ko igiso cy'ukuri ari D, nta giso cy'ukuri kirimo. Ariko niba bavuga ngo ipikipiki ifite akanyabiziga kometse ku ruhande, nicyo gisubizo uzahita uhitamo. Ikibazo cya 6 kikabaza ngo iyo bwije kugeza bukeye cyangwa bitewe n'uko ibihe bimeze nk'igihe cy'ibihu
cyangwa cy'imvura bitagishoboka kubona neza muri metero 200. Udutsiko twose tw'abanyamaguru nk'imperekerane cyangwa udutsiko tw'abanyeshuri bari ku murongo bayobowe n'umwarimu, iyo bagenda mu muhanda ku isonga hakaba hari abantu barenze umwe, bagomba kugaragazwa ku buryo bukurikira. Ese bagomba kugaragazwa ku buhe buryo? Ntabwo bigishoboka kubona muri metero 200, ntabwo bigishobokera umuyobozi w'ikinyabiziga kubona muri metero 200 bitewe n'iki? Ni igihe cy'imvura hari ibihu, cyangwa ni igihe cy'izuba hari nk'umucucu. Rero hari ukuntu baba bagomba kugaragazwa bano banyeshuri bari ku murongo bayobowe n'umwarimu, bari kugenda mu nzira nyabagendwa cyangwa mu muhanda ku isonga, ariko hakaba hari abantu barenze umwe. Bagaragazwa ku buhe buryo? Aravuga ngo imbere ni itara ry'umuhondo ritwariwe ibumoso, mbega ngo inyuma ni itara ryera ritwariwe ibumoso n'umuntu uri ku murongo w'inyuma hafi y'umurongo ugabanya umuhanda mo kabiri. Se ikavuga ngo tegereze neza, subizanye ubwitonzi, igisubizo cy'ukuri cyandika ku papuro. Se ikavuga ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. Murabizi bavuze ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, mwese mumaze kumenya. Bashatse kuvuga ngo A iraba ari igisubizo cy'ukuri ndetse na B ibe ari igisubizo cy'ukuri, mu gihe D iri kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye. Ndakeka ko wamaze guhita igisubizo cy'ukuri hano. Ndatekereza ko wamaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Bibutsa ko kode ziri kuboneka aho waba hose mu gihugu. Twandike cyangwa duhamagare kuri 0789 935 16 tugufashe kubona kode mu gihe gitoya. Ukeneye kwiga by'umwihariko ukoresha iyo nimero. Hari n'ikibazo wagize mwa kino kizamuri kugikosora kikakugora, ukagiramo ikibazo, uratwandikira cyangwa uduhamagara kuri iyo nimero tukaba twagusobanurira. Serivisi yo kugusobanurira ikibazo wagize iba ari ubuntu. Ikibazo cya karindwi kikabaza ngo utuyira turi ku mpande z'umuhanda n'inkengero zijya hejuru biharirwa abanyamaguru mu bihe bikurikira. Biharirwa abanyamaguru mu bihe bikurikira. Ibihe bihe? Aravuga ngo iyo hari amategeko yihariye yerekanwa n'ibimenyetso. Hari amategeko yihariwe yerekanwa n'ibimenyetso. Mbega ngo iyo badatatanye kandi bayobowe n'umwarimu. Seka ngo iyo hatari amategeko yihariye yerekanwa n'ibimenyetso. Ndeka ngo ibisubizo byose ni ukuri. Ese wowe hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kihe mwa bino bisubizo bine baduhaye? Wowe itegereze neza, usubizanye ubwitonzi, igisubizo cy'ukuri cyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uraza kugira kuri 20 mwa kino kizame kiba cyakozwe. Hano ndakeka ko wamaze guhita igisubizo cy'ukuri. Ndatekereza ko wamaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni se. Iyo hatari amategeko yihariye yerekanwa n'ibimenyetso. Ibyo bimenyetso wenda biba bishobora kuba ibyapa, cyangwa se bikaba n'ibimenyetso bimurika, cyangwa bikaba n'ibikoresho ngaruramuri. Rero iyo hatari amategeko yerekanwa n'ibyo bimenyetso, nibwo biba bishobora guharirwa abanyamaguru. Ndakeka ko wari wamaze guhitamo rero se. Ndakeka ko waramaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 8 kikabaza ngo guhagarara akanya gato no guhagarara akanya kanini bibujijwe cyane cyane hakurikira. Hari ahantu ikinyabiziga kiba gishobora kugera kikaba cyahagarara n'umunsi wose, cyangwa kikaba cyahagarara nijoro ryose, cyangwa kikaba cyahagarara n'akanya gato. Ariko bari kutubwira ngo guhagarara akanya gato no guhagarara akanya kanini bibujijwe cyane cyane hakurikira. Hehe? Aravuga ngo ku mihanda y'icyerekezo kimwe hose. Ino mihanda y'icyerekezo kimwe ni wa muhanda iyo wamaze kuwinjiramo ugomba gukomeza imbere paka uvuyemo, ntabwo wemerewe gukata ngo usubire inyuma. Niyo bita imihanda y'icyerekezo kimwe. Mbega ngo mu ruhande ruteganye n'urw'ikindi kinyabiziga gihagazemo akanya gato cyangwa kanini. Seka ngo ku mihanda ibisikanirwamo iyo ubugari bw'umwanya w'ibinyabiziga ugomba gutuma bibisikana budafite metero 12. Deka ngo ibisubizo byose nibyo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kihe? Niba uri umuyobozi w'ikinyabiziga, ese ubujijwe guhagarara akanya kanini cyangwa akanya gato cyane cyane hehe? Ndakeka ko amaze guhita igisubizo cy'ukuri rero hano. Ndatekereza ko amaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B, mu ruhande ruteganye n'urw'ikindi kinyabiziga gihagazemo akanya gato cyangwa kanini. Ndakeka ko waramaze guhitamo B. Ndakeka ko waramaze kuyandika ku papuro. Niba utari wayihisemo, ndakeka ko iki nikiramuka kigarutse mu kizamura akora urahita
ugikora. Murabizi ibibazo biragaruka ndetse binagaruka bimeze gutya. Kugira ngo ukore rimwe rero uhita utsinda, ikizami cyose gikozwe uragikosora. Wabona hari ikintu kiri kukugora ukacyandika muri comment tuguteguraho amasomo. Murabizi ngenda mbategura amasomo agenda abafasha kumva neza bino bizami biba byakozwe, kugira ngo nibigaruka ube warabibonyeho amasomo uhite ubikora. W'ikintu uba usabwa ni kimwe, ntabwo kigoye. Ujya ahantu handitse subscribe ukahakanda, najya mbishyiraho ukajya urahita ubibonera ku gihe. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 9 kirabaza ngo amatara ndangambere n'aya ndanganyuma y'imodoka zitarengeje metero 3 z'uburebure na metero 2 z'ubugari habariwemo imitwaro, kandi nta kinyabiziga kindi kiziritseho, ashobora gusimburwa n'amatara akurikira iyo ibyo binyabiziga bihagaze umwanya muto cyangwa munini mu nsisiro bibangikanye ku ruhande rw'umuhanda. Ayahe matara? Hano hari ibisubizo bine baduhaye. Aravuga ngo amatara magufi, B ikanga ngo amatara ndangaburumbarare, C ikanga ngo amatara yo guhagarara umwanya munini, D ikanga ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Ese wowe hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kiye mwa bino bisubizo bine baduhaye? Tegereze neza. Tekereza ko hano wamaze guhitamo igisubizo cy'ukuri. Ndatekereza ko wamaze kucyandika ku papuro. Ubonye ngiye kukivuga utari wagihitamo, uhagaritse video kugira ngo uze kureba ko amanota ugize ariyo kugira mwa kino kizami. Ikintu bigufasha iyo wagize menshi ni byiza, ariko niyo wagize make uba wanatugana tukakwigisha cyangwa ukatubwira ibiri kukugora tukaguhaho amasomo. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C, amatara yo guhagarara umwanya munini. Ndakeka ko uramaze guhitamo rero C, ndakeka ko uramaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo iminyururu n'ibindi byuma bifashisha bishobora kuvanwaho cyangwa binagana hatabariwemo ibimenyetso byerekana ibyerekezo bigomba gutungurwa ku kinyabiziga, ku buryo igihe byizunguza bitarenga ku mpande zihera uburumbarare bw'ikinyabiziga, kandi iyo ibyo byuma bifashisha ntibigomba gukururuka ku butaka, ariko ibyo ntibibujijwe ku binyabiziga bikurikira. Ntabwo wagenda ufite ikinyabiziga gifite ibintu mu mpande, mu mbavu zacyo biri kurenga ku burumbarare bw'ikinyabiziga, cyangwa ngo ugende utwaye ikinyabiziga hari ibintu biri kugenda biri kwikurura mu muhanda, ariko ibyo ngo ntibikurikizwa cyangwa ntibibujijwe ku binyabiziga bikurikira. Ese ni ikihe kinyabiziga mwa bino binyabiziga bagiye kutubwira cyemerewe kuba cyagenda ibindi ibintu gitwaye biri kugenda biri kwikurura nko hasi? Hano tugiye kureba igisubizo cy'ukuri kirimo. A iravuga ngo imashini zihinga, B ikanga ngo ibinyabiziga bitwaye ibintu bidashobora gufata inkongi, C ikaba ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, D ikanga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kiye mwa bino bisubizo bine baduhaye. Ese nizo cy'ukuri ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa se ni D? Ndakeka ko amaze guhitamo igisubizo cy'ukuri. Ndatekereza ko amaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni A, imashini zihinga. Imashini zihinga zo zemerewe kuba zatwara ibintu biri kugenda biri kwikurura hasi. Wenda nk'iyo ziri mu kazi hari igihe bishobora kuba zitwaye nk'ibyatsi cyangwa n'ibindi bintu biri mu murima n'ubundi bikagenda biri kwikurura hasi, kuko n'ubundi ziba ziri mu kazi. Ndakeka ko uramaze guhitamo rero A, ndakeka ko uramaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo uretse bibonewe uruhushya, ubundi birabujijwe gushyira no gukomeza kugendesha imodoka cyangwa romoruki mu nzira nyabagendwa iyo uburemere bw'ibyikorewe burenze uburemere ntarengwa bwemewe n'ikarita iranga ikinyabiziga, ariko ibyo ntibikurikizwa ku binyabiziga bikurikira. Murabizi biba bibujijwe kuba ikinyabiziga cyawe gitwara toni 3 wowe ugatwara toni 5, biba bibujijwe, ariko ibyo ntibikurikizwa ku binyabiziga bikurikira. Mwa bino binyabiziga bagiye kuduha, hari ikinyabiziga gishobora kuba cyanditse ku karita wenda ko gishobora gutwara toni 5, kigatwara nka toni 8 cyangwa toni 9. Ese icyo ni ikihe kinyabiziga mwa bino binyabiziga baduhaye? Tegereze neza. Aravuga ngo ibinyabiziga bya polisi. Ndakeka ko mugenda mubibona. Beka ngo ibinyabiziga bihinga. C ikavuga ngo imashini zikoreshwa mu kubaka imihanda, mu gihe D iri kutubwira ngo ibisubizo byose ni ukuri. Ese wowe hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyo ari kiye mwa bino bisubizo bine baduhaye? Ndatekereza ko amaze guhitamo igisubizo cy'ukuri. Ndatekereza ko amaze kucyandika ku papuro. Icyo kinyabiziga cyo gishobora kurenza uburemere bw'ibyanditswe ku karita ni ibinyabiziga. N'igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C, imashini zikoreshwa mu kubaka imihanda. Murabizi zino mashini zikoreshwa mu kubaka imihanda
hari igihe uhuye nayo ukabona wenda itwaye nk'itaka, ukabona itaka ryagiye rirasendera, kandi murabizi ukuntu itaka riba riremeye, ariko yo niyo ntabwo ibibujijwe kuko iri mu mashini zikoreshwa mu kubaka imihanda, iyo biba yemerewe kuba yarenza ibyanditse ku karita. Murabizi ikinyabiziga kiba gifite ibyo gishobora gutwara kitarenza biba byanditse ku karita. Rero ndakeka ko ramaze guhitamo se, ndakeka ko ramaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 12 kikabaza ngo utwaye ikinyabiziga inyuma ya romoroki, umuyobozi wayo akaguha ikimenyetso cyo kumutambukaho iburyo kandi ugana ibumoso, wakora iki? Aravuga ngo kugabanya umuvuduko ukareka akagenda, beka ngo gukomeza iburyo bwawe, seka ngo kunyuranaho iburyo bwe, deka ngo kugumana umuvuduko wari ufite ukamuvugiriza ihoni. Wari utwaye ikinyabiziga cyawe ni inyuma ya romoroki, umuyobozi wayo akaguha ikimenyetso cyo kumutambukaho, ariko uciye he? Iburyo, kandi ugana he? Ibumoso. Ese uba wakora iki nk'umuyobozi w'ikinyabiziga? Ndakeka ko hano bamaze guhitamo cy'ukuri, ndakeka ko bamaze kucyandika ku gapapuro. Ikintu uba ugomba gukora rero hano cy'ukuri nta kindi ni ugomba kugabanya umuvuduko ukareka akagenda. Ubundi ntabwo nakubwira ko ijana ku ijana bari igiso cy'ukuri, ariko iyo bakubwiye ngo mu bisubizo bine baduguhaye bagashyiramo icyitwa kugabanya umuvuduko, gikunda kuba ari igisubizo cya nyacyo. Murabizi hano twiga turi kugenda tunababwira amabanga y'ukuntu ikizame kigenda gikorwa. Rero hano iso cy'ukuri ni kugabanya umuvuduko ukareka akagenda, kuko aba ari kuguha ikimenyetso ko ugiye kumunyuraho iburyo, kandi murabizi kudepasa bikorerwa he? Ibumoso. Ikindi uri no kugana ibumoso, ubwo rero ntabwo yaguha ikimenyetso cy'iburyo ngo ugiye guca iburyo. Niyo mpamvu ikintu ugomba gukora, iyo aguhaye icyo kimenyetso ugabanya umuvuduko ukareka akagenda, akamanza akagenda. Wagira ahantu byagushobokera udateje icyago ukabona kumunyuraho. Ndakeka ko ramaze guhitamo rero iso cy'ukuri, ndakeka ko ramaze kucyandika ku gapapuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 13, kirabaza ngo wegera inzira y'abanyamaguru ugasanga bategereje kwambuka, ugomba gukora iki? Ese uri umuyobozi w'ikinyabiziga, wegera inzira y'abanyamaguru ugasanga bategereje kwambuka, uba ugomba gukora iki? Aravuga ngo kureka abakuze n'abafite ubumuga bagatambuka mbere, beka ngo kugabanya umuvuduko witegura guhagarara, seka ngo gukoresha amatara abamenyesha kwambuka, ikavuga ngo gukoresha ibimenyetso by'amaboko bibemerera kwambuka. Ese hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kihe mwa bino bisubizo bine baduhaye? Ndakeka ko amaze kugihitamo, ndatekereza ko amaze kucyandika ku gapapuro. Ikintu uba ugomba gukora nk'umuyobozi w'ikinyabiziga, uba ugomba kugabanya umuvuduko witegura guhagarara, ukareka bakamanza bagatambuka. Ndakeka ko ramaze guhitamo rero B, ndakeka ko ramaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo icyapa gisobanura iki? Tegetse neza icyapa dufite gifite ishusho. Iyo bavuze ishusho, ese uri kubona ari uruziga, ese uri kubona ari impande enye, ese uri kubona ari impande eshatu? N'ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Ese kino cyapa gisobanura iki? Iravuga ngo abana, beka ngo inzira y'abanyamaguru itegure guhagarara, seka ngo ikibuga cy'imikino cy'abana, deka ngo ikibuga cy'imyidagaduro. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanyacyo ari ikihe mwa bino bisubizo bine baduhaye? Ndatekereza ko amaze guhitamo iso cy'ukuri, ndatekereza ko amaze kucyandika ku gapapuro. Rero kino cyapa gisobanura ko hano iso cy'ukuri nta kindi ni abana bari kugaragaza ahantu hakunda kwambukirwa n'abana ku buryo budasanzwe. Baba bashobora kuba bagiye wenda ku bigo by'imikino byabo, cyangwa bakaba ari nk'ikigo cy'amashuri cy'abana b'incuke. Niyo mpamvu bashyiraho kino cyapa bakubwira ko icyo gice cy'umuhanda ugiye kugeraho gikunda kwambukirwamo n'abana ku buryo budasanzwe, kugira ngo umenye uburyo wirinda unabarinda ibyago. Murabizi abana nta bintu byinshi baba bazi mu bintu bijyanye n'amategeko y'umuhanda. Niyo mpamvu rero bagomba kugushyiraho weho umuyobozi w'ikinyabiziga, bikaba inshingano zawe kubarinda ibyo byago. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo icyapa gisobanura iki? Neza neza kino cyapa kimeze nka kiriya cyo ruguru, ahantu bitandukaniye ni ku birango. Ubwo bivuze ko na kino cyapa kimwe by'ibyapa byo ku mihanda biburira. Ariko niba utari warebera video y'amakwata n'ibyapa byo ku mihanda, hari ibintu byinshi biri kugucika, kuko iyo wayirebye bino bibazo byerekeye ku byapa ntabwo byakugora. Arakubwira ngo isoko ry'amatungo, beka ngo ivunguriro ry'amatungo, seka ngo uruzitiro rw'amatungo, deka ngo akayira k'amatungo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye? Harimo ikirango cy'inka, ubuso ni hari ah'umweru,
umuzenguruko nturi w'umutuku, ishusho yo ni gutyo uri kubona icyapa kimeze, uri kubona ko ari mpande eshatu. Ese hano urabona igiso cy'ukuri cya nyacyari kihe? Rero kino cyapa kiba kikubwira ko igiso cy'ukuri ni D, akayira k'amatungo. Uri kugenda mu nzira nyabagendwa, uri umuyobozi w'ikinyabiziga, bari kukubwira ko imbere nukomeza imbere, iyo ubonye kino cyapa urahita ugera ku kayira k'amatungo. Aba ari igice cy'umuhanda gikunda kwambukirwamo ku buryo budasanzwe n'amatungo. Bashobora kuba bayajyanye nko mu isoko cyangwa se bayajyanye n'ahandi hantu, ariko hakunda kwambukirwa n'amatungo. Ndakeka ko uramaze guhitamo rero D, ndakeka ko uramaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 16, kikabaza ngo mu gihe hari undi muyobozi w'ikinyabiziga ugukurikiye watangiye kukunyuraho, yatangiye kukudepasa. A iravuga ngo ntugomba kugira undi muyobozi w'ikinyabiziga unyuraho. B ngo ugomba kunyura ku kindi kinyabiziga. C ngo ugomba kunyura ku kindi kinyabiziga uvugije ihoni. D ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Batangiye kukudepasa, ese uri umuyobozi w'ikinyabiziga uba ugomba kugira iyihe myitwarire? Hano ndakeka ko wamaze guhitamo igisubizo cy'ukuri, ndatekereza ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Mu gihe hari undi muyobozi w'ikinyabiziga ugukurikiye watangiye kukunyuraho, hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni A, ntugomba kugira undi muyobozi w'ikinyabiziga unyuraho. Niba yamaze kukudepasa bivuze ko ari mu ruhande rw'ibumoso. Ubwo rero ugiye kunyura ku undi muyobozi w'ikinyabiziga ukuri imbere, waba ugiye kugonga wa wundi watangiye kukudepasa. Niyo mpamvu iyo batangiye kukudepasa ntugomba kugira undi muyobozi w'ikinyabiziga unyuraho. Ndakeka ko uramaze guhitamo rero A, ndakeka ko uramaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 17 kikabaza ngo utwaye ikinyabiziga mu muhanda ufite ibyerekezo bibiri. Ikinyabiziga imbere yawe kiragenda buhoro, imbere yawe umuhanda nta kibazo kunyuranaho. Ugomba kugira ute? Hano ibisubizo bine baduhaye. A iravuga ngo kukinyuraho bikorewe ibumoso. B ngo kukinyuraho bikorewe iburyo. C ngo kukinyuraho ukoresheje uruhande urwo ari rwo rwose, ukaba waca iburyo, ukaba waca ibumoso. D ngo ibisubizo byose ni ukuri. Iyo bavuze ngo ibisubizo byose ni ukuri, mwese mumaze kubimenyera. Bashatse kuvuga ngo A iraba ari igiso cy'ukuri, B iba ari igiso cy'ukuri, ndetse na C iba ari igisubizo cya nyacyo. Wowe urabona igiso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Ndakeka ko wamaze kugitamo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni A, uba ugomba kukinyuraho bikorewe ibumoso. Murabizi kunyuranaho bikorerwa mu ruhande rw'ibumoso. Ndakeka ko wamaze guhitamo rero A, ndakeka ko wamaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 18 kirabaza ngo ku muyobozi w'ivatiri iki cyapa kivuze iki? Kino cyapa kimweho b'ibyapa bibuza, gifite ishusho y'uruziga, hakabamo gatanu nini na kata gatoya. Kino cyapa gisobanura iki? Manzi umenye ubusobanuro bwacyo, noneho bihita umbwira ati ku muyobozi w'ivatiri iki cyapa kivuze iki? Urakibonye uri gutwara imodoka, kivuze iki? Hano reka turebe ibisubizo bine baduhaye, turebe igiso cya nyacyo kirimo. A iravuga ngo kirambuza gutwara ku muvuduko utarengeje kilometero 5 mu isaha. B ikavuga ngo nta burenganzira kimpa mu gihe gikurikizwa ku binyabiziga bifite hejuru ya tone 5. C ikavuga ngo ntacyo bindebaho mu gihe bireba gusa izipima tone 5 no kurengaho. D ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Hano urabona igiso cy'ukuri cya nyacyo ari kihe? Uri gutwara ikinyabiziga cyawe, ubonye kino cyapa, ese kikubwiye iki? Hano ndakeka ko amaze guhitamo igiso cy'ukuri, ndakeka ko amaze kucyandika ku gapapuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni C, ntacyo bindebaho mu gihe bireba gusa izipima tone 5 no kurengaho. Murabizi kino cyapa kiba kikubwira ko kiba kiri kubuza ibinyabiziga birengeje tone 5 no kurengaho guca hano. Rero iyo witwariye ivatiri ntabwo ibigejeje ku izo toni, ntacyo bikurebaho mu gihe bireba gusa izipima tone 5 no kurengaho. Niyo mpamvu hano igiso cy'ukuri nta kindi ari C. Ndakeka ko waramaze kugihitamo, ndakeka ko waramaze kucyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo ibinyabiziga bikurikira bigomba gukorerwa isuzumwa rimwe mu mezi 6. Ibihe binyabiziga? Aravuga ngo ibinyabiziga bitwara abagenzi muri rusange, bino dukoresha turi kugenda mu duce dutandukanye tw'igihugu. B ikavuga ngo ibinyabiziga bigenewe gutwara ibintu birengeje toni 3.5. Mbibutsa ko toni ni urugero rw'uburemere, aho toni imwe iba ingana n'ibiro 1000. C ikavuga ngo ibinyabiziga bigenewe kwigisha gutwara, bino dukoresha iyo turi kubigisha gutwara. Mbibutsa ko ukeneye no kwiga ikinyabiziga mu gihe kitarenze ukwezi, uratwandikira cyangwa uduhamagara kuri 0789531626 tukakwigisha ikinyabiziga. Dukorera hano mu mujyi wa Kigali. D ikavuga ngo ibisubizo byose ni ukuri.
iyo bavuze ngo ibisubizo byose ni ukuri, a iba ari igisubizo cy'ukuri, b ikaba ari igisubizo cy'ukuri, ndetse na c ikaba ari igisubizo cya nyacyo. wowe hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. ndakeka ko wamaze guhitamo igisubizo cy'ukuri hano, ndakeka ko wamaze kucyandika ku papuro. hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? hano rero igisubizo cy'ukuri nta kindi ni d. ibisubizo byose ni ukuri. ariko kino kibazo hari igihe bakibajije neza neza kimeze gutya, ariko hano bavuze ngo amezi 6 bakaba bayashyiraho nko mu mwaka. uba ugomba kwitegereza neza ugahitamo igisubizo cy'ukuri. nibashyiraho umwaka uzavuga ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo, ariko nibavuga mu mezi 6 uzavuga ko igisubizo cy'ukuri ari d. ibisubizo byose ari byo. ikibazo cya 20 nacyo cya nyuma cyabajijwe nka kino kizame cyakozwe, cyabazaga ngo iyo kuyobya umuhanda ari ngombwa bigaragazwa kuva aho uhera no ku burebure bwawo n'icyapa gifite ubuso bw'amabara akurikira. a iravuga ngo ubururu, b ikavuga ngo umweru, c ikavuga ngo umutuku, d ikavuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. ese iyo kuyobya umuhanda ari ngombwa bigaragaza kuva aho uhera no ku burebure bwawo n'icyapa gifite ubuso bw'amabara asate. hano batubwiye ku buso gusa, bibusa ko bashobora kuyobya umuhanda habaye nk'impanuka ikimodoka kinini kikagwa mu muhanda kikawufunga, cyangwa se hakaba hari imirimo iri gukorwa mu nzira nyabagendwa. rero hano igisubizo cy'ukuri urabona ari ikihe? hano rero igisubizo cy'ukuri nta kindi ni a, aba ari ubururu. mbibutsa ko nibakubwira ibintu bijyanye no kuyobya umuhanda uzahita utekereza kwa bino byapa bitegeka, kuko nibyo biba biri kugutegeka ahantu ugomba guhita uca. rero bino byapa bitegeka birangwa no kuba bifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. hano bari batubwiye ku buso gusa, niyo mpamvu twihitiyemo igisubizo cy'ukuri a ku bururu. ndakeka ko kino kizame dukosoye ari ikintu kigufashije. hari ikintu ukeneye ko nkwigisha wicyandike muri komenti zanyu zose ndazisoma nkazagikurikizaho. ikindi nagusaba, niba ushaka gukora ururimi ugahita utsinda, jya aho handitse subscribe uhakande. ikintu cyose nshyira kwa ino YouTube channel aba ari icyatuma ujya mu kizamu ugakora rimwe ugahita utsinda. uzasoma komenti z'abantu benshi bavuye gukora rimwe bagahita batsinda. ukeneye kode kwiga by'umwihariko, twandike cyangwa uduhamagare kuri 078 935 16 26 tubigufashemo. ndabakunda cyane, Imana ibahe umugisha, mugire ibihe byiza.